Yesu ashimwe bene data. Ndashima Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rigira imbaraga, rifite umumaro wo kutwigisha ndetse no kuduhugurira kugira ngo tube abakwiriye muri ubu bwami bw'Imana. Njyewe tugiye kuganira n'ubundi ni mwarimu Moise Sindayigaya. Imana ishimwe ko iduhaye uyu mwanya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Ezira, igitabo cya Ezira, ibice byaho ni 8, umurongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23. Haravuze ngo, maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. 22. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Intego tugiye kuganiraho iravuga ngo umumaro wo kwegera Imana, cyangwa se umumaro w'amasengesho, umumaro wo kubana n'Imana, icyo Imana ikorera abantu bayegereye. Aba bene data ba Ezira, murumva ko titiri iravuga ngo biyiriza ubusa ku mugezi ahava. Ntabwo bisobanuye ngo yiyiriza ubusa, biravuze ngo bari barenze umwe. Abo bantu ni bande? Ezira ni umwe mu bagiye i Babuloni, cyangwa se iki cyari igihe Abisiraheli, Abayuda bari aho bita i Babuloni, ariko kandi ba Ezira bo bakaba bari abahereza ba vino ibwami, ndetse ntago banyagiwe rimwe n'abandi. Bagiye mu cyiciro cya kabiri. Hari icyiciro cya mbere cyagiyemo ba Daniyeli n'umwami witwa Yehoyakimu. Abo ngabo bari baramaze kugerayo mu mwaka wa 605 mbere y'ivuka rya Yesu. Aba bo rero bari baranyazwe mu mwaka wa 597. Aba ngaba ba Ezira aribo bagiye kuba bahereza ba vino ibwami. Hanyuma haza kuza icyiciro cya gatatu, aricyo bagiye gusengera cyane, kuko aricyo cyari kirimo n'imiryango yabo. Banagira ngo mbabwire ngo dukwiye gusenga tunazirikana imiryango. Iki cyo cyari cyaranyazwe muri 587. Hanyuma rero aba Bisiraheli ngo bari baranyazwe bajyanwa ku mugezi witwa Kebari. Aba bagabo bo bari abahereza ba vino ibwami, bari bamaze igihe bahereza vino ibwami, ariko ngo babona ubuzima babayemo, baraherezaga bagataha muri Kebari nabo, kuko nubwo bari abahereza ba vino ariko bari Abayuda. Kandi Kebari, icyo kibaya cya Kebari nicyo cyari cyarateganyirijwe abanyagano, cyangwa se abantu bavanywe i Buyuda. Bisobanuye ngo umuntu wese niho yabarizwaga. Ni nayo mpamvu muzasanga na Ezekiyeli ahanura iby'amagufa yumye, nawe yahanuraga ngo abona amagufa mu kibaya. Nta kindi kibaya ni Kebari yarebaga. Iki kibaya nawe ubwe yakitahagamo. Bisobanuye ngo umubabaro yavugaga ku bandi nawe wari umuriho. Aba bagabo rero nubwo baherezaga vino, bari bafite umubabaro, bafite agahinda, ngo barangije basenga baravuga ati, nta kindi cyadukura muri aka kaga, nta kindi cyadukura muri ibi bibazo, reka tujye gusenga. Mwene data, ndakwinginze kandi ndaguhendahenze, nugera mu gihe ubona ibintu byayoberanye, ujye ufata igihe cyo gusenga kandi wiyiriza ubusa. Ntabwo ari ugusenga gutyo gusa, ni amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Mwami wacu Yesu yabivuze neza, aravuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuramo keretse gusenga no kwiriza ubusa. Bene uwo mudayimoni ushaka kugusenyera urugo, bene uwo mudayimoni utuma abana batagira ubwenge,
bene uwo mudayimoni ugukura mu kazi, bene uwo mudayimoni ugutera guhomba, bene uwo mudayimoni ushaka kugukoresha ibyaha kandi warakijijwe, nta kindi kimukuramo keretse gusenga. Haleluya, no kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aba bagabo ngo bafata ingingo ikomeye, ngo baravuga ngo reka tujye gusenga, ngo batora inzira bajya gusengera ku kagezi. Ubundi abantu b'Imana kuva kera kose bajyaga bagira ahantu bihererana nayo, ntabwo ari ubu ngubu bije. Nubwo ubu ngubu abantu babyishe bakabipirata, abandi bakabifata uko biboneye, abandi bakajya kwifatira y'amaserifi n'amakamera bakikamera bohereza hirya no hino ku mbuga ngo abantu bamenye ko bagiye gusenga. Ntabwo ari uko abantu babagaho, baragendaga bakinginga Imana bakayinihira. Niyo mpamvu muri ibi yavuze ngo jya ufata umwanya wiherere usenge, usuka amaganya yawe y'umutima imbere y'Imana yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, ukwiye kwegerana n'Imana, niyo izagukiza uwo mutwaro, niyo izagukiza iyo ntimba, niyo izagukiza iyo mibabaro, niyo izigizaho imigambi iguhiga, niyo izakuraho ibishaka kugukenyura, niyo izatangaza igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe, niyo izakuraho indwara zananiye abaganga. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aba bagabo ngo bafata inzira rero ngo bajya gusenga, ngo bari bafite ibyifuzo bitatu. Icya mbere ngo kwari ukugira ngo bicishe bugufi imbere y'Imana. Dufite abantu bashaka gusenga batihannye, dufite abantu biyiriza ubusa bakarinda basohoka muri ayo masengesho atigeze yihana ngo amenekere imbere y'Imana. Ariko ndagira ngo ubwire ngo wasenze nabi niba ari ukusenga, ubikora nabi niba ari ukubikora. Imana ikunda abantu bafite imitima imenetse, Imana ikunda umuntu wihana agahinduka, Imana ishaka ko wihana ugahindukira, Imana ishaka ko uba umukristo ku gato na kanini. Imana irashaka ubugingo bwawe, igishoro cy'Imana muri wowe ni ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo bagenda bavuga ngo tugiye guca bugufi. Niba ari n'ibyo twakoze Imana itubabarire, niba ari n'ibyo bene wacu bakoze Imana itubabarire, ariko tugiye guca bugufi imbere y'Imana. Iyi ari intego ya mbere yagombaga gutuma Imana ibumva, kuko urufunguzo rwo kugira ngo wumvwe n'Imana ni uko usenga amasengesho atavanzemo ibyaha, ni uko usenga amasengesho ashaka Imana, ni uko usenga amasengesho afite umutima umenetse, kuko yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ndakwinginze mwene data, reka gusenga by'umuhango, reka gusenga byo kuvangavanga, reka gusenga byo kwiyerurutsa. Senga nk'umuntu ushaka kugira ngo Imana ikore. Elelesone menifome. Imana ishimwe. Ngo bafata umwanya baragenda ngo bagiye kwicisha bugufi imbere y'Imana. Abantu hari igihe baza gusenga bameze nk'abari kwirata imbere y'Imana, ariko bo ngo bagiye bahinda imishyitsi, ngo bagenda baniha, bagenda baboroga, ngo bagenda bababajwe n'imiterere yabo, n'imigenzereze yabo, n'imivugire yabo, n'imikorere yabo, n'imirire yabo. Ngo bagenda bagiye guca bugufi, ngo baravuga ngo Mana we, ntibidukwiriye no guhinguka mu maso yawe. Imana irabareba isanga imitima yabo yamenetse. Intego ya kabiri ngo yari ibajyanye, ngo bari bagiye ngo kuyoboza Imana inzira. Kuko buriya mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo uramutse ugiye ukora ibintu utabajije Imana, abarokore benshi bafite akaga. Reka nkubwire akaga bafite, cyangwa se akaga dufite akaga, kuko ibintu byose tubikora tutabajije Imana. Twamara kugera imbere twagonga igikuta tukavuga ngo Mana ungenje ute, ariko se ubundi rwamagana Imana ngo ikugenje ute? Ubitangira wigeze uyibaza ngo ikubwire uko uzabigenza? Wigeze uyibaza niba iyo nzira igutunganiye? Wigeze uyibaza niba iyo nzira uzayigiriramo umugisha? Wigeze ufata umwanya wo gusenga? Hari n'ikindi abantu bibeshya, akagenda umuhanuzi w'ibunaka akamusengera, akagenda uw'ibunaka akamusengera, akavuga ngo ubwongo bahuje ubuhanuzi ngo Imana niyo yavuze. No, ntabwo Imana ivugira mu bantu kugira ngo wumve ko yavuganye nawe. Imana igutegeka ko umutima wawe ari wo ishaka. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Imana iragushaka. Ntabwo Imana ishaka ko inyura mu bandi kugira ngo ivugane nawe, irashaka kuvugana nawe wenyine. Ushobora kuvuga ngo none se ko ntaruzura umwuka wera, ko nta mpano ngira,
ndagutangariza ko nubwo utari umuhanuzi, Imana izagusura mu nzozi, Imana izagusura mu ijambo ryayo. Imana ifite inzira nyinshi zo kuvugana n'abantu bayo, ariko zana umutima, banza uyisenge, fata igihe ku bw'ibyo bintu, fata igihe wiyiriza ubusa, fata igihe usenga ku bw'ibyo bintu ugiye gukora, ku bw'urwo rushaka ugiye gushaka, ku bw'ako kazi ugiye gukora, ku bw'ayo mashuri ugiye kwiga, ku bw'uwo mwana uri gutegurira ejo hazaza, ku bw'iyo mibereho wifuza, ku bw'ibyo bikorwa ugiye gutangira, ku bw'izo nyubako uri kubaka, ku bw'ibyo bintu, ku bw'urwo rugendo ushaka gufata, ku bw'ayo mahanga ushaka kubamo cyangwa ku bw'icyo cyerekezo ushaka, banza usenge, ufate igihe uyiyoboze inzira, uyibaze ngo bizagenda bite, nzabigenza gute, nzabahone, nzabikorane. Imana imanuke igukorera igitangaza kijyanye n'umutima umenetse wayeretse. Cya gatatu ngo cyabajyanye, ngo bagombaga gusaba uburinzi kuri bo n'abana babo ndetse n'ibintu byabo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wagira abakurinda benshi, reka nkubwire abakomeye bo mu isi bo bashaka umutekano kuboroheje. Urugero, usanga umuntu akomeye akagira umuzamu woroheje, akaba ari umurinda, ugasanga umuntu ni umunyembaraga, ni umuntu umunyacyubahiro kiremereye, ariko warindwa n'umuzamu ushobora no kubona ipantaro bimugora. Nyumvira nawe umuntu yizeyemo umutekano. Ariko twebwe Imana yarabicurukuye, ikora ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo twishingikirije Imana turindwa n'Imana y'inyembaraga. Haleluya! N'inyembaraga irusha abakomeye bo mu isi ububasha, n'inyembaraga irusha abantu bose ubushobozi. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo bo bari bagiye noneho kuyisaba uburinzi kuri bo n'abana babo n'ibintu byabo. Imana irebye isanga imitima yabo yamaze kumeneka kera, ibona imitima yabo yamaze kumeneka kare, isanga bamaze gukomanga, irangije irababwira ngo ibyifuzo byanyu ko ari bitatu nabyumvishije, ni uguca bugufi imbabazi nazibahaye, ni ukunyoboza inzira dore ndayibayoboye, muzasubira iwanyu, ni ukusaba uburinzi ndabarinze mwese muzaba amahoro, muzasubiraho ntacyo mubaye, kandi nzabarindira muri iki gihugu ntacyo muzaba. Imana ishimwe, Imana ishimwe ikurindira aho uri, Imana ishimwe ikurinde, Imana igushimwe nikurinde muri iki gihe, ikurinde ibitero by'abadayimoni, ikurinde imbaraga ziguhiga, ikurinde imbaraga zishaka kugukenyura, ikurinde ibyaguhagurukiye, ikurinde ibishaka kuzimya ubuzima bwawe, ikurinde ibishaka kuzimya umuhamagaro ukurimo. Imana icana umuriro muri wowe, Imana ikurinde, irinde umubiri n'ubugingo. Ijambo riravuga ngo mwebwe ubwanyu murarindwe, umubiri n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo. Imana ikurinde umugayo, Imana ikurinde ibitero bituma abadayimoni bashaka kujandika mu byago n'amakuba n'akaga. Imana nyir'ijuru usenga nikumve kandi kumvire muri iki gihe cya none mu izina rya Yesu. Ngo barangije, ngo barasenga, Imana ngo isanga mu bintu bitatu basabye ngo hari ikintu kibura, ngo hari ikintu batari bakomojeho. Burandagira nkubwire ngo Imana nizi ibyo usaba, Imana nizi ibintu bikugoye, Imana nizi ibyakugirira umumaro. Ngo barangije, ngo irababwira ngo hari ikindi ngiye kubaha, ngo ibaha icyo bita umwuka w'igikundiro. Haleluya! Ibaha umwuka w'igikundiro, ngo kandi nirwo rwari urufunguzo rwo kugira ngo ibyo basengeye bibashe kubageraho. Ndagira ngo nkubwire ngo urufunguzo rw'ibyawe rufitwe n'Imana, urufunguzo rw'ibyakugirira umumaro bifitwe n'Imana, urufunguzo ruzakugeza kuri ejo hawe rufitwe n'Imana, urufunguzo ruzatuma ugubwa neza Imana niyo irufite. Ngo ibaha umwuka w'igikundiro. Uyu mwuka w'igikundiro nta muntu n'umwe utawukeneye. Reka nkubwire, abantu benshi bifuza gucuruza, ngo agashaka amafaranga, akagana amabanki, akagana ibigo runaka kugira ngo abashe gukora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wagana amabanki, ujye usaba Imana, niba uri umuntu w'Imana koko ujye usaba Imana n'igikundiro, kuko igikundiro nicyo kizakuzanira abakiriya, igikundiro nicyo kizatuma abantu bakwiyumvamo, igikundiro nicyo kizatuma umugisha wawe uramba. Kuko ushobora kubona amafaranga ariko wabura igikundiro akabura n'umwe winjira, ariko wowe ufite igikundiro niyo wacuruza imboga z'inyabutongo Imana ikaguha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo
iki gikundiro cyari ngombwa. Hari abantu bashaka kubaka ingo ariko ntibibuke gusaba igikundiro mu rugo, urushako rwabo rukarangira, rukabaho ariko rugahita rurangira, kuko barahuye, icyangiro cy'abadayimoni kirarusenya, kirangije gisenya urukundo babwiraga, umwe abwira undi ngo urishere, undi atura ishusho. Iki gikundiro nicyo kizatuma uramba mu kazi. Imana iguha igikundiro mu kazi ukora, Imana iguha igikundiro aho utuye, kuko nutura muri karitsiye udafite igikundiro cy'Imana uzimuka, uzavuga ngo abantu bose barakwanga, uzabona abantu bose baguhiga, nurangiza wimuke. Ariko iguhaye igikundiro n'umurozi wo muri iyo karitsiye agutinyira Imana ikurimo. Ayiwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndakwifuriza kumenya igikwiriye ku buzima bwawe, ndakwifuriza kumenya icyo wasaba mbere y'ibindi. Imana iguha igikundiro mu izina rya Yesu. Iki kintu kirakomeye, iki kintu gifite imbaraga. Ngo barangije ngo basaba igikundi, Imana ibaha igikundiro. Ikibaha igikundiro ngo bagisohoka aho ngaho, ngo basubiye guhereza vino nk'uko bisanzwe, nk'uko bari baramenyereye, ngo ariko bagihinguka imbere y'umwami, ngo umwami abitegereje, ngo abona bafite umubabaro, ngo abona bafite agahinda, ngo ahita bahamagara, ngo arababwira ngo ni ikihe kibazo mufite ngo nkibakemurire. Arababwira ngo ikintu cyose mushaka ndakibakora, ariko mbone mwishimye. Umva cya gikundiro. Igikundiro kigukomangira aho utakomanga, igikundiro kikuvugira utari kuvuga, igikundiro gituma n'utaguha. Impamvu uvuga ngo utaguha yaguha. Aba bagabo i Yerusalemu ngo bari barabajije amakuru yaho, ngo bamenya yuko inkike zaho zasenyutse n'amarembo yahiye, kandi uwari warabikoze n'uyu nguyu babwiraga. Bisobanuye ngo ntago bari bafite urw'inyagamburiro, nta nubwo bari bafite uwabumva. Ariko Imana idufashe, ngo basaba Imana igikunda, Imana irakiba. Ngo ahita abona ngo bakwiye kwitabwaho, bakwiye kumvwa, bakwiye gutegwa amatwi. Ngo arangije arababwira ngo ni musabe. Ngo baramubwira ngo rega impamvu ubona twubabaye, twamaze kubaza amakuru, twamenye yuko i Yerusalemu hasenyutse, amarembo yaho ngo yarasenyutse, inkike zarahiye. Ngo barangije baravuga ati nuko byagenze. Ngo ahita arababwira ngo noneho ngiye kubaha ingabo z'abasirikare ngo zibaherekeze kugira ngo mujye gusana, kuko yari ababajije ngo icyifuzo cyanyu ni iki. Bati umwami utwemerere. Aho muzasanga aho bavuga ngo Nehemiya abaza amakuru y'i Yerusalemu ku basigaye batajyanyweho iminyago. Ngo baramubwira ngo amarembo yaho yarahiye, inkike zarasenyutse. Ngo Nehemiya ararira. Ukwiye kurira kubw'umurimo w'Imana, ukwiye kurira kubw'abarimbuka, ukwiye kurira kubw'ubusambanyi bwinjiye bukadusanga no mu rusengero kandi bwarabaga hanze. Ukwiye kurira kubw'ukuntu abantu bari guhemukirana, abantu bakagambanirana kandi bose bitwa bene data. Ukwiye kurira ukababazwa n'uko amarembo yasenyutse, ibintu byose bikaba byaratwinjiranye. Ukwiye kurira. Iki ni igihe cyo kurira. Imana igushoboze mwene data, iguhe kurira, kuko nutaririra umurimo w'Imana abandi bazawuririra, ariko nta ngororano uzabona nk'iz'umuntu w'Imana. Ukwiye kurira muri iki gihe, ukarira kubw'umurimo w'Imana, ukarira kubw'urugamba turimo, ukarira kubw'intambara zihari, ukarira kubw'abadayimoni bari guhiga itorero, ukarira kubw'abadayimoni bari guhiga ubugingo bw'abera, ukarira kubwo kugira ngo Imana igire ibintu ihindura muri iki gihe cya none. Ukarira kandi Imana ikumvire mwene data. Ngo Imana yari yamaze kubumva kubw'amasengesho yabo. Aba bagabo ngo umwami arababwira ngo ndabaha ingabo, ngo ariko nabo ngo baramuhamiriza, baramubwira ngo ntiwirirwe wivuna. Amaboko y'Imana yacu bari bamaze kuyabona, ariko abantu bayishaka bose ngo ibagirire neza, ariko igitsure cyayo kirwanye abayireka bose. Ngo baramubwira ati ntiwirirwe uduha ingabo, twebwe dufite amaboko y'Imana, amaboko y'Imana aturiho. Bari bamaze kubona ikiganza cy'Imana, bari bamaze kubona ineza y'Imana. Baramubwira ngo ntiwirirwe wivuna, dufite amaboko y'Imana, Imana iduhagazeho, Imana ituriho. Ngo arangije arababwira ngo ndabyemeye ko amaboko y'Imana bariho, ariko ndabaha n'urwandiko. Imana ishimwe. Ngo abaha urwandiko rwari rwanditsemo amagambo abiri, muzabisoma hariya muri Ezira. Ni amagambo abiri ngo amahoro n'ibindi. Byari bisobanuye ngo mubahe amahoro n'ibindi. Ngo urwo rwandiko ngo rwagombaga kubatambutsa ku murinzi w'ikibira. Bisobanuye ngo nubwo ingabo zitari zijyanye nabo,
ariko imana yari ijyanye nabo. Kandi n'urwandiko, ubundi ukwiye kugira urwandiko rugutambutsa mwene data. Ubundi imana iyo umaze kuyemera, iyo umaze kuyemerera, iyo umaze kuyakira, niyo mpamvu igushyiraho ibintu bituma abantu bamenya yuko uri umuntu w'Imana. Urwo ni urwandiko rugutambutsa, urwo ni urwandiko ruguhamya utavuze. Imana igushireho ibihamya, Imana iguhamirize mu bandi, Imana igusobanura utisobanuye, Imana irwanye ibyatuma agakiza kawe katagaragara muri iki gihe cya none. Ngo hanyuma rero ngo baragenda bajya gusana, bajyana n'ukuboko kwiza kw'Imana. Imana ibitaho, bagendana n'Imana. Amasengesho basenze abacira inzira batari bateganyije, kandi Imana irabumvira. Barangije basana inkike, barangije barubaka, barangije basana amarembo. Ibintu byahiye n'ibyasenyutse barabyubaka. Ndagira ngo nkubwire ngo umumaro wawe muri iki gihe cya none nuko imbaraga zikurimo zigira ibintu zisana. Ibintu byari byarasenyutse, aho abadayimoni binjiraga ukahafunga, aho Satani yanyuraga ukahafunga, aho yanyuraga ajya gutera bene so ukahafunga, aho yanyuraga atera itorero ukahafunga, aho yanyuraga arwanya umurimo w'Imana ukahafunga, aho yanyuraga arwanya ubugingo bwawe n'urugo rwawe n'imikorere n'imibereho yawe. Imana ihafunga, ihazitire, kandi igushyireho urwandiko, iguhe urwandiko rutuma iguha ibihamya bihamiriza abadayimoni ko ari wowe uhagurutse, kandi ko uhagurukanye n'amaboko y'Imana ishobora byose. Imana ikuganze, Imana ikumve kandi ikumvire. Ndagusabira, nanjye nisabira, nkwingingira kugira ngo tubane mu gihe cyo kwinginga Imana. Amasengesho usenga muri iki gihe aba yo kumena ikirere cyari cyarafunzwe n'abadayimoni. Aleluya. Imana igira uko ibigenza kandi kwiteho mwene data. Urakoze cyane kuko wumvishe kandi ukaba ugiye gufatanya nanjye kugira ngo tunihe kandi dusenge. Imana itwumvire kandi twumve muri iki gihe cya none. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Uri mwiza, ufite imbaraga, ufite ububasha, ufite ubushobozi, urihagije. Nubwo turi mu gihe kigoye, ariko uri Imana ituzi izi n'ibihe turimo, izi n'akaga n'intambara turi kurwana. Ndakwinginze ngo uhindure ibintu kandi urwane, utsinde imigambi mibi n'imigambi y'abadayimoni. Utsinde, uruhure uwari urushye, ubohore ibyari mwami biboshye, ufungure ibyari bifunze, wubake ibyari byarasenyutse, ugarure ibyanyazwe, uteshe agaciro imigambi mibi, ukureho bariyeri z'abazimu, ufungure ikirere, utange ihumure, umuntu wawe agire impinduka kandi zigaragara. Abantu bawe bagubwe neza kuko gusenga basenze. Ngusenze nizeye, menagura ibyari bihagaze hejuru mwami Imana y'ubwoko bwawe. Ukize ubugingo, ubohore, kandi uburinzi bwawe n'imbaraga byawe bikomeze kugaragara ku muntu wese uguhanze amaso muri iki gihe. Ijambo ryawe rigwire mu mitima, kandi ureke mwami abantu bagwiza agakiza, ubarinde kugwiza imitima mibi, ubarinde kugwiza ubugome, ubarinde kugwiza mwami byazaturimbuza, ahubwo duhe kugwiza ibyazatujyana mu bwami bwawe. Ngushimiye kubyumvishe kandi ubyakiriye, ubanye na tukabana n'ubugingo bwacu muri byose. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagwe neza kandi mugubwe neza. Ndabakunda. Yesu abamugisha, kandi reka dukomeze gufashwa, tubane muri ibi bihe nk'ibi, dusenga Imana yumva gusenga, itugirire neza. Murakoze. Mwari kumwe na mwarimu Moise Sindayigaya. Shalom shalom. Ndabakunda.